Mbahaye ikaze mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Safari Live, mbibutsa gukora subscribe batarayikora kugira ngo amakuru atandukanye by'umwihariko ajye abasha kugeraho. Njyewe turi kumwe Josué Ishimwe. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe inyoni y'agatangaza ndetse n'inyamaswa muri rusange ifite byinshi wayigiraho ndetse na byinshi wenda utaruzi cyangwa se usanga uzi ariko bitandukanye n'ibyo abantu bashobora kuba yiziho. Ni Autriche cyangwa se imbuni cyangwa imbuni mu kinyarwanda. Mbahaye ikaze. Autriche cyangwa se imbuni mu kinyarwanda ni inyoni nyafurika kuko ikunda kuba mu bice by'ubutayu ndetse no mu bice by'umwihariko Afurika iherereyemo. Iyi nyoni ikaba ari inyoni ndende ya mbere ku isi ndetse akaba ari n'inyoni ya mbere y'inyamuvuduko ku isi ndetse ikaba ari nayo nyoni itera igi rinini, amagi manini ya mbere ku isi. Zigabanijemo ibice bitandukanye bitewe n'aho ziherereye. Hari izitwa Camurus nk'uko byagaragajwe mu mwaka w'1758. Izi ni inyafurika za Autriche zo muri Afurika. Hakaza izitwa South Africa Autriche, izi ni izo muri Afurika y'Amajyepfo ahagana mu mwaka w'1868 niho ziswe zityo, ndetse no mu 1898 havumbuwe izitwaga Masaicus. Izi ni zo mu bice byerekeranye na Afurika y'Uburasirazuba by'umwihariko muri Kenya ndetse na Tanzania, zikaba ari zo mu bice by'aho hantu haba ubwoko bw'abantu bitwa Abamasayi nk'uko byumvikana, Masaicus Autriche. Nanone izi nyoni zifite imisusire cyangwa imiterere ifite aho ihuriye n'izindi nyoni zo mu bundi bwoko nk'iyitwa kiwi, nayo nini cyane. Hakaza n'iyitwa Emos ndetse hakaza indi yitwa Nehayas. Izi nyoni rero by'umwihariko ni iz'ubwoko nabwo bw'inyoni zitera amagi manini cyane nk'iyi kiwi, Emus ndetse na Rias. Aya magi ajya aba ari manini cyane nk'uko aho twayibonye ishobora gutera igi riri hagati y'ikiro kimwe n'igice, ikiro kimwe n'igice uburemere bw'iryo gi. Uretse inyoni nanone yo mu bwoko bwitwa Elephant Bears, iyi ni inyoni yo muri Madagascar, ni nk'inyoni bita inyoni nzovu, nayo nini cyane kandi itera amagi manini, n'iyitwa Giant Mouse. Iyi Giant Mouse iba muri Nouvelle-Zélande cyangwa New Zealand. Iyi nayo ikaba iri mu bwoko bw'inyoni zitera amagi manini cyane. Uretse izo zonyine naho ubundi nta nyoni yagereza gutera amagi angana aya Autriche. Iyi nyoni none iri mu bwoko bw'inyoni za omnivore cyangwa indya byose kuko irya byose, ikoresha byose mu kurya. Iyi nyoni ya Autriche cyangwa imbuni nanone ni invertebrate, ntabwo igira urutirigongo, niyo mu bwoko bw'ibintu cyangwa inyamaswa zitagira urutirigongo. Ishobora gupima guhera ku biro 65 kugera ku biro 125. Ibi bishobora guhinduka bitewe n'aho iherereye ndetse n'imiterere yayo cyangwa ubwoko bwayo. Nk'izitwa Masaicus ziba muri ibice byo muri Afurika y'Uburasirazuba ndetse by'umwihariko mu gace k'Abamasayi, zishobora kuva ku biro 115 noneho zo zikazamura zikagera ku biro 152. Hari izindi nanone zo muri Afurika y'Amajyaruguru zo zishobora kuva ku biro 111 kuzamura, nazo zikaba zagira ibyo biro udahereye ku biro 65. Izi nazo ni ubwoko bwazo. Izi mbibutse ko ari ziba ahagana mu burasirazuba bwa Aziya mu bihugu birimo iby'Abarabu nka Kuwait, Israel, Jordan ndetse na za Syria hafi aho ngaho. Ishobora kugira metero 2 ndetse kuzamura. Ikigereranyo cy'uburebure bwayo ni guhera kuri metero 2 na santimetero 1 kuzamura kugeza aho indende ishobora kuba yagera. Nk'uko twabivuze, kuri bya biro byayo byinshi cyane nabyo bishobora kuzamuka bitewe n'imirire yayo ndetse n'aho yakuriye. Reka turebere hamwe ibindi bintu by'agatangaza utaruzi. Igira ibifu bitatu. Nk'uko bisanzwe ibiremwa byinshi bigira igifu kimwe aricyo gitandukanya ndetse kigakora igogora ndetse n'ikamura ntungamubiri kugira ngo ibyo wariye cyangwa ibyo umuntu yabashije kuba yakoresha mu kurya cyangwa yakwakira aba aribyo bivamo intungamubiri, ariko byose binyuze mu gifu kimwe. Gusa ifite bitatu. Tuzagera tubiganiraho mu buryo buruseho
tumenya ese ibyo bitatu byose bigenda bikora gusa ibyo bifu bitatu buri cyose gifite icyo gikora. Nanone ifite ahantu habiri isohorera imyanda, ruvuga ngo aho inyarira ndetse n'aho imanurira ibi by'amazira mu ntoki binini cyane, amatotwe cyangwa se ibyo byose byabaye imyanda. Igira ahantu habiri, ntabwo ni ukuvuga ko ntabwo imeze nk'inkoko yo ibikorera ahantu hamwe. Ibindi utaruzi ni uko iriya umuvuduko irarenze. Iyo iri gushaka umuhigo cyangwa se iyo ifite ikibazo, ishobora kuba yakwirukanka ibirometero bigera kuri 70 ku isaha. Ikindi nanone intambwe yayo imwe ishobora kuba yatera intambwe ingana na metero 6. Dore byinshi rero bagiye bavuga ndetse n'imico itandukanye n'uko abantu bagiye bayifata. Mu gitabo cy'uwitwa Al-Jahizi w'umunyasiriya, ni umwarabu, bagiye bacyandikaho, yagaragaje yuko iyi nyoni yafatwaga nk'ikintu gikomeye cyane cyane mu gace ka Mesopotami ndetse na Crete, hariya aho Babiloni yari iri, cyangwa se civilisation cyangwa iterambere rya mbere ryahereye, aho bafataga inyoni nk'inyoni y'agatangaza. Dore byinshi bagenderana, buriya ngo ifite ibyo bita antibiyotike byakoreshwa iki gihe, byifashishwa mu buganga ndetse no kuba byavura, ku buryo imiterere y'igi ryayo ndetse n'uburyo riteye mu ntungamubiri n'ibintu birigize, umuhondo wayo cyangwa se agace k'imbere ko muri iki gihe gafite ubushobozi buhambaye buruta ubw'amagi 24 y'inkoko zisanzwe cyangwa se ibindi bitera amagi dukoresha mu buzima bwa buri munsi. Nanone muri iki gitabo cya Al-Jahizi w'umunyasiriya ndetse n'ibindi byinshi by'abarabu byabonye inzu ndangamurage cyangwa se mize ya Mesopotami ni Crete, byagaragaye ko abafarawo ba kera bo mu Misiri babonaga iryo nk'irigarura buzima, uburumbuke, gutsinda ndetse no kubaho igihe kirekire. Bikaba byarakoreshwaga rero iwabo bagaragaza ibintu bihambaye kandi byiza. Ibi byagaragaye mu byataburiwe mu kinyejana cya 4 mbere y'uko Yesu Kristo agera hano ku isi. Byagaragaye ko abo bantu babikoreshaga kandi bakizera. Nanone kandi ngo mu banyasiriya barikoreshaga mu bindi ibikorwa byabo bitandukanye. Imico myinshi ifata igi rya Autriche nk'igi rikomeye kandi rifite agaciro. Izi rero ubushakashatsi bw'ubuhanga bw'Abayapani bwamuduye ku bya uwitwa Alias Geyer mu mwaka w'1595 yagaragaje ko ubushakashatsi cyangwa se byinshi mu byari byagaragajwe, banabonye ko mu mico itandukanye y'abari abantu bo mu Burasirazuba bafataga cyangwa se imiterere yabo nk'imbaraga y'Imana zikomeye zifasha abantu kuba bagira imitekerereze n'ubukomere nk'ubw'icyuma, ndetse kuba wafataga igi ryawe ukarirya cyangwa ukarikoresha byabaga ari nko kurya icyuma cyangwa gukomera. Nanone bagaragaje yuko igi ryafite agaciro. Nanone abo Bayapani bakozemo ibyitwa antibiyotike, barabyimbitse ndetse bagaragaza yuko igi ari igi ry'agatangaza. Ibi byatangiye gukoreshwa kera mbere y'uko na Yesu agera hano ku isi, dore yuko nko muri Bibiliya ijambo ry'Imana abakristo bemera, iyi nyoni naho bagiye bayivuga. Yobu igice cya 33:29 riravuze ngo ndi umuvandimwe w'imbwebwe n'inshuti y'imbuni, nk'uko bigaragara mu ihindurandimi. Nanone Yobu 39:13 iravuze ngo amababa y'imbuni iyakungutana ubwibone, ariko se amababa yayo n'amoya yayo si ubwiza gusa? Yesaya nawe yaravuze ngo ahubwo inyamaswa z'inkazi zo mu butayu nizo zizahaba, amazu yabo azababwamo n'ibikoko bitera ubwoba, imbuni zizahaba n'ihene z'ibikomo zizahateraganira. Ubwo rero nanone uwitwa Yeremiya yaravuze ngo nicyo gituma inyamaswa zo mu kidaturwa n'amasega ariho bizaba, n'imbuni zizahaba, kandi nazo ntihazongera guturwa iteka ryose, ntabwo hazaturwamo uko ibihe bihibinde. Muri Yeremiya igice cya 50:39, Yeremiya nawe mu gitabo cyise amaganya ye cyangwa se amaganya ya Yeremiya igice cya 53 yaravuze ngo ndetse imbwebwe nazo ziza ibibwana byazo amabwaga ngo zibyonse, umukoko bwanjye yahindutse inkazi nk'imbuni zo mu butayu.
inyoni ya Autriche rero ni byinshi wayivugaho. Icyo twababwira cyo ni uko ari inyoni itangaje kandi y'agatangaza, niyo nyoni ifite umuvuduko wa mbere, niyo nyoni itera igi rya mbere, niyo nyoni ndende iri mu nyoni nziza. iyi nyoni icyo twayivugaho kindi rero, ni inyoni itenderanya ndetse ikunda guhunga abantu kuko iba itinya ko bagira nabi. Gusa iyo ugerageje kwegera amagi yayo ndetse no kuba wayagendereza, nayo ngo ifite ubushobozi bukomeye cyane. Ikindi utaruzi, mu ijanja cyangwa se mu gitsinsi cy'ukuguru kw'imbuni, aho ngaho habamo imbaraga nyinshi, ngo ku buryo ngo iyo yakoresheje ifite umujinya ishobora kuba yaritera ikaba yakwica inyamaswa twari tuzi ko zikomeye nyinshi nk'intare, ingwe, impyisi, ndetse iyi nyamaswa rero ni inyamaswa y'inkazi ariko ituje. Nanone ngo iyo wegereye amagi yayo, dore ko akenshi zikunda gutera amagi ngo zikakira munsi y'umucanga, zikayashyira mu mucanga, ngo iyo wegereye amagi yazo zitangira kukwereka yuko rwose zitari hafi aho ngaho, ndetse zikerekana ko zidafite ikintu aho ngaho. Gusa iyo ukomeje kwegera ndetse ukaba wagenda ugafata nk'igi ryayo, ishobora ngo guhita rwose igira ikibazo ikakwirukankaho ikaba yakugira nabi, ngo kuko akenshi ziba zumva zikunze ibyara byazo. Ikindi kandi nanone izi ngo zikunda kuba mu miryango y'amatsinda, aho zishobora kwikora nka 12. Ikindi ndetse ishobora gutera amagi guhera ku 100 kugeza ku 150 mu gihe cy'umwaka. Ikindi wamenya kuri Autriche ni uko iyi Autriche iyo imaze imyaka igera kuri 40 ariho ishobora kuba yapfa cyangwa se ikaba yava ku isi. Autriche inyamino y'agatangaza. Autriche wamenyeho byinshi. Iyi ni Safari Live, kora subscribe kugira ngo ibiganiro bitandukanye bijye bikugeraho. Ngendeje uzishime kuri mikoro, mugire imana n'amafaranga, mugire impagarike n'ubugingo. Murakoze cyane.